Yes nagarutse nk'uko mumenyereye ku izina rya Baudouin, porofeseri mu bijyanye na shimi. Tugiye kwiga ubundi bwoko bw'isabune. Hari amazina menshi cyane, icyangombwa ni uko tuyikora noneho tukayitirira izina, wowe ukayitwara ku isoko kandi isabune yawe ikagurwa. Ibi ni ibikoresho tuzakenera tugiye gukora ubu bwoko bw'isabune bundi bushya. Nk'uko mubibona rero ahangaha hari Nitrosol. Nitrosol turayikoresha cyane, ngiyo Menthol. Hari ubwoko bw'isabune tuzakoresha, harimo za Kara, harimo Perfume, harimo Caspoon. Urabona ko mfashe amazi, turatangiye. Mfashe amazi nyishyize hariya mu iriya base irimo ubusa. Amazi si ngombwa ngo tuba dufite igipimo, upfa gufata amazi make ashoboka, noneho muri ya mazi nabwo ngiye kongeramo Nitrosol. Nk'uko bisanzwe rero, iyi Nitrosol mu cyimbo cyo gukoresha ungaro, nkoresha na Nitrosol. Ngenda nshyiramo gake, uko ngenda nshyiramo gake ni nako ngenda mixinga, kugira ngo iriya sabune yacu ntihagire impinduka zizabaho mu gihe tugiye kuyibona, kuko mfuye kumenamo nk'umena mu ngarani ntabwo byaba ari byo. Isabune yacu yaza ifite izindi mpinduka. Ngenda nshyiramo gake, uko ngenda nshyiramo gake gake ni nako ngenda mixinga, shakinga, sitiringa, noneho iriya Nitrosol ikabasha kwinjira muri ariya mazi, kuko iba ifite imbaraga. Nyuma yo gushyiramo Nitrosol rero, ndaje mu kanya mbabwire indi produit chimique tugiye gukurikizamo, ariko ndabanza shakingi numve ko Nitrosol yinjiye muri ariya mazi. Murabona ko biri kuza bigenda bifatira, birimo biragenda bifatira. Uko ngenda shakinga nshyiramo imbaraga, iriya Nitrosol iba ifite imbaraga zo gutuma amazi yari ari hariya mw'iriya base cyangwa se mw'iriya bucket yanjye abasha guhinduka akagenda yegerana. Mu cyimbo niba ntakoresheje Nitrosol, nshobora gukoresha indi produit chimique bita ungara. Ungara nayo ni imwe muri produit chimique twifashisha dukora isabune. Ngiye gushyiramo Menthol. Mwayibonye? Ngiyi Menthol ngiye kuyishyiramo. Murabona ko mbanje kuyishyira mwa kariya gasahani kugira ngo mbone igipimo cy'ibyo ngomba gukoresha. Urabona ahangaha nari mfite agacupa ka 1/2 cya litiro, nyishyize mwa kariya gasahani kanjye. Ni ukuvuga ngo Menthol ngiye kuyishyira muri Methanol. Ni ukuvuga ngo ibi nshyizemo hariya, iriya ni Menthol nshyize muri Methanol. Ibyo twashyize muri kariya gasahani mbere yari Methanol, biriya nsutsemo nonaha ni Menthol. Noneho ndabivangira hamwe, nibimara kunoga mbishyire muri ya solution yanjye ifite Nitrosol. Uko ngenda nshyiramo, ndabanza making sure ko ya Menthol yinjiye muri Methanol, ko byakoze solution. Kuko bitivanze ntacyo naba ndi gukora, resultat naza kubona byaba ari ubusa. Niyo mpamvu rero mbanza gukora solution ya Menthol muri Methanol, byamara kwivanga neza nkaza kujya ngenda nshyiramo gake gake muri ya solution nakoze mbere ya Nitrosol. Murabona ko ndi kugenda nshyiramo, menamo, uko ngenda menamo niko ngenda mixinga. Murabona ko ndi mixinga, ndimo ndagenda mbivanga kugira ngo ya solution ya Menthol muri Methanol ibashe kwinjira muri solution ya Nitrosol. Ndizera ko mubibona no kuri tableau ya screen yanyu, murabona ko biri kugenda biza byandikaho. N'umuntu wese udashobora kumva ibyo ndi gukora yanasoma akareba, nyuma yo gusoma byakorohera cyane kuza gukora practice. Gusa iyo turimo dukora ibi bintu, mujye mwibuka kunshimira, ukore subscribe kugira ngo n'ubutaha nzakugezeho ubundi bwoko bw'isabune, ukore share, urayiking. Ibi bizamfasha, bizampa motivation yo kugira ngo nanjye sinkajye mbibagirwa. Murabona ko ndi kugenda mvanga solution ya Nitrosol ifitemo
mentanoro muri metanoro. Ku rundi ruhande nafashe ka gasahani nshyiramo amazi make, nongeramo ibara. Nabwo ngiye kuvanga, nibimara kwivanga ndahita mfata iriya solisiyo y'ibara nayo nyimene muri solisiyo ifite nitrosol, mentanoro na metanoro. Ubu bwose ni uburyo bugiye butandukanye uko dushobora gukora iriya sabune yacu y'amazi ikaboneka. Ariko mwibuke ku isoko hariyo amasabune menshi cyane, ariko nubwo bwose ari ku isoko siko yose ahuje ubwoko cyangwa se siko yose akorwamo. Ni ukuvuga ngo agiye atandukanye bitewe n'amaproduit chimique tuba twagiye dukoresha. Niyo mpamvu ubu nonaha ubwoko bw'isabune yacu tugiye gukora ni hand wash, ya yindi ukanda imwe ya gisirimu. Urabona ko ndimo ngenda mvanga rya bara ryanjye muri ya solution ya nitrosol iri kumwemo na mentanoro na metanoro. Nimara kuvanga numva ko bimaze kwinjiranamo bifashe, ukumva ko byanoze, ko nta kibazo gihari, ngiye kongeramo perfume. Ntashyizemo perfume wajya ukora ku iriya sabune wayihumuriza ukumva mu by'ukuri ifite indi oderi mbi cyane ipika. Nshyizemo iriya perfume yanjye kugira ngo iriya sabune ize kuza kuba ihumura imeze neza. Nabwo ndongera mvanga, murabona ko ndi kubivanga, ndimo ndagenda mbivanga kugira ngo bibashe kugenda byiyegeranya. Murimo murabibona? Ikintu cya mbere kiba succeed mo hano ni uko tugomba gusitiringa cyangwa se tukavanga ariya moko y'amaproduit twagiye dukora, solution imwe mu yindi, kimwe tukavanga mu kindi. Uko tukivanze mu kindi nabwo tukongera tukavanga kugira ngo binoge kandi tuze kubona produit fini nziza cyane. Murabona ko katangiye kumera neza. Sinzi niba muri kubona ukuntu kari kugenda kamera neza, ku buryo buri wese ukuguriye iyi sabune ayiha amanota akavuga ngo iyi sabune yanjye ikoze neza, nta kibazo ifite. Nta mpamvu n'imwe yo gukozamo intoki, tugomba kubikora twiporoteje, twambaye ga umubiri wose kugira ngo wumve ko wiporoteje, ko wirinze. Ndabizi iyo turimo dusitiringa cyangwa se tuvanga akaboko kararuha, ariko nta kibazo bitwaye. Ndabashimiye rero kuba mwankurikiye, murabona ko isabune yanjye ibonetse kandi mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha.